babane nkunda aba bana bacu murora bagiye gushyirwa mu rwego rw'abadiakoni no rw'abapadiri. Muzirikane rero neza intera bagiye gushyirwamo mu murimo wa Kiliziya. Baregukira gukorera Kristo umwigisha, umusaserdoti n'umushumba utuma umubiri we ari wo Kiliziya ugenda ukurugasagamba, maze ukaba ko kumuryango mugari w'Imana kandi ugahinduka ingoro ya Roho Mutagatifu ku isi. Bagiye gusangizwa ubusaserdoti bw'abepiskopi, bityo begurirwe Imana burundu kugira ngo bajye bamamaza ivanjiri mu bantu bose, batagatifuza umuryango w'Imana, bawubera abashumba badakenesha, kandi bajye bahimbaza imihango yo gusenga Imana, cyane cyane batura igitambo cya Nyagasani. Ibyo bazakora byose bagomba kubikora bisunze Imana, ku buryo mwababonamo koko abigishwa ba Yezu Kristo, utarazanywe no kugaragirwa ahubwo wazanywe no kuba umugaragu wa bose. Namwe rero bana banje nkunda, mwebwe mugiye gushyirwa mu rwego rw'abadiakoni, murajye mwibuka urugero Nyagasani yabahaye kugira ngo uko yagenzaga namwe abariko mukomeza mugenza. Kuba umudiakoni bivuga kuba umugaragu wa Yezu Kristo, kandi Yezu yifataga nk'umuhereza mu bigishwa be. Namwe rero muzajye mukorera abantu bose nk'abakorera Nyagasani ubwe, mubigire mwishimye kandi mubitewe n'urukundo, mukoreye icyo Imana ishaka mubishyizeho umutima. Ubwo kandi nta muntu washobora kuyoboka abatware babiri, mujye mumenya ko ubwandavure ubwo ari bwo bwose kimwe n'ubugugu ntaho bitaniye no kuba umucakara w'ibigirwamana. Ubwo rero mugiye mu rwego rw'abadiakoni ku bwende bwanyu nta gahato, mugomba kuba abagabo b'inyangamugayo, buzuye Roho Mutagatifu n'ubwitonzi, nka babandi nyine intumwa za Kristo zigeze gutorera umurimo wo kwita ku bakene. Umurimo wanyu muzawukora mufatanyije n'amasezerano yo kutazashaka. Ayo masezerano ni ikimenyetso cy'urukundo rugomba kurangwa n'uwitwa umushumba, akaba n'isoko y'umurava kuri uwo murimo, ndetse n'ishingiro ry'ububyeyi ndengakamere hano ku isi. Koko kandi nimugirira Nyagasani Yezu Kristo urukundo nyarwo ku mutima, kandi mukabaho mugengwa n'ayo masezerano mu buyoboke buzira amakemwa, muzaba mwegukiye Kristo ku buryo bushya kandi mudafite imitima ibiri. Bityo muzakorera Imana n'abantu nta kibaziga, maze umurimo w'ububyeyi ndengakamere muzawurangize ku buryo babangukiye kurushaho. Murashinga ibizindiro mu kwemera, abariko kubayobora muri byose, mube abaziracyaha n'indakemwa imbere y'Imana n'abantu, nk'uko bikwiye abambari ba Kristo n'abagabuzi b'amabanga y'Imana. Muramenye kandi ntihazagire ikibacisha ukubiri n'amizero akubiye mu ivanjiri mugomba gutega amatwi, ari nako mukora umurimo wo kuyamamaza. Muzakomere ku iyobera ry'ukwemera, murangwe n'umutima nama ukeye. Ijambo ry'Imana mwamamaza mu magambo, muzajye murigaragariza no mu byo mukora. Bityo imbaga y'abakristo yo ihabwa ubuzima na Roho Mutagatifu, izaba ituro ritagira inenge rinogeye Imana,
maze namwe nimuhinguka imbere ya Nyagasani ku munsi w'imperuka muzashobore kumwumva babwira ati nuko mugaragu mwiza kandi w'indahemuka wino wishimane na shobuja. Namwe rero bana banjye nkunda, mwe mugiye gushyirwa mu rwego rw'abapadiri, muzajye mwitanga mutiganda, mutunganye umurimo wo kwigisha, muvuga rumwe na Kristo umwigisha mukuru. Ijambo ry'Imana mwakiranye ibyishimo, murahagurukire kurizirikana no kuzirikana amategeko ya Nyagasani, mwemera ibyo musoma mu gitabo gitagatifu, ibyo mwemera mu byigishe, n'ibyo mwigisha mwihatire kubikurikiza mu migirire yanyu. Inyigisho rero mutanze zirajye zibera imbaga y'Imana ifunguro n'impumuro y'imibereho yanyu, igwe neza abayoboke ba Kristo, bityo ijambo ribaturutsemo n'urugero mutanze byubake ya ngoro ariyo Kiliziya y'Imana. Undi murimo kandi mushinzwe wo gutagatifuza abandi muri Kristo. Uko rero umurimo wanyu nuwo gufasha abayoboke b'Imana kuyitura igitambo cy'imitima yabo, bacyunga ku gitambo cya Kristo, ari nacyo nyine ibiganza byanyu bizajya bitambira kuri alitari ku buryo budasesa amaraso, mwihimbaza ry'Ukaristiya ntagatifu. Murajye rero mumenya icyo mukora mu mibereho yanyu, mukurikize ibyo mukorera mu mihango mitagatifu, maze uko muhimbaza urwibutso rw'urupfu n'izuka bya Nyagasani, ari nako mwihatira guhasha muri mwebwe ingeso mbi zose no guhamya ibirindiro mu buzima bushya. Mutumwe kwagura umuryango w'Imana mwinjizamo abantu ku bw'abatisimu, mutumwe gukiza abantu icyaha, mutanga isakaramento rya penetensiya mu izina rya Kristo n'irya Kiliziya, mutumwe gutabaza abarwaye amavuta matagatifu, mutumwe guhimbaza n'indi mihango mitagatifu, kandi uko amasaha y'umunsi agenda asimburana muzajya musohoza ku Mana ibisingizo hamwe n'amasengesho yo kwishimira cyangwa se kwitakambira mu izina ry'umuryango wayo wose, ariko mutibagiwe n'isi yose. Igihe rero muzaba mukora ibyo byose, mujye mwibuka ko mwatoranyijwe mu bantu kandi mugashyirirwaho gufasha abantu mu byerekeye umubano wabo n'Imana. Uwo murimo wa Kristo umusaseredoti mukuru muzawurangize neza, mukorane ibyishimo bitageruka hamwe n'urukundo ruzira uburyarya, mudakurikiranye inyungu zanyu bwite, ahubwo mugamije iteka ingoma ya Kristo. Ikindi nagira ngo ndangirizeho bana banjye nkunda, nuko mu rugero rwanyu mutorewe kujya mukora umurimo wa Kristo, mukawitaho rwose, mwunze ubumwe n'umwepiskopi kandi mumwumvira. Murihatire kubumbira abayoboke b'Imana mu muryango umwe, kugira ngo mubayobore ku Mana Data banyuze kuri Kristo kandi babifashijwemo na Roho Mutagatifu. Kubera iyo mpamvu murajye mwitegereza ubudahwema urugero rwa Kristo, umushumba mwiza utarazanywe no kugaragirwa, ahubwo wazanywe no kuba umugaragu wa bose, gushakashaka no gukiza ibyari byarazimiye.